Turasoje kandi twifurije ikaze mwebwe tubana hano umunsi ku wundi kuri MC Kabosi Empire. Ni ibisanzwe ni Kabosi ndi kumwe na Valentin. Valentin ndakwakiriye ku kiganiro. Urakoze cyane, gashimire abakunzi ba MC Kabosi aho barereye hose ku isi. Mbabwira barakomeza badushyigikire bakanda subscribe, like na commentaire na share. Ndumva ariyo nkunga ikomeye cyane uretse izindi zose, burya izindi zose zirakurikira. Gashimire abo mu Kinyarwanda aho baherereye hose, abanyamurenge, abarundi, abari mu nkambi, abantu bari mu bice bitandukanye byose ku isi. Reka tubahereze ikaze muri kino kiganiro. Yego, nta makuru mashyashya. Amakuru mashya, ejo twakoze ikiganiro cy'ejo turimo twibaza ku kibazo cyabara abantu ba Nyamasheke. Ngira ngo abantu twababwiye yuko bitakunda ngo umusirikare aze arasa abaturage gutyo gusa. Turabizi ntabwo byakunda, nta kabari kari mu Rwanda gashobora kugeza saa 10 za mu gitondo. Ubwo rero twabwiye yuko hari ikintu cyihishe inyuma. Ibyo byihishe inyuma rero ngo bariya abaturage bari abishe ba Nyamasheke, bari abaturage ngo bishimiye ifungurwa rya Rusesabagina. Ndibuka kesi ya Rusesabagina uko yaje gutaha, bari abaturage rero ngo bishimiye ifungurwa rya Rusesabagina rwose, ngo banywa inzoga barishima cyane ko Rusesabagina atashye ase iwabo muri Amerika yuko atsinze inkotanyi. Abanyainkotanyi rero turabizi ko ari abantu burya bagira inzika cyane. Inkotanyi n'abantu bagira inzika cyane, ubwo bakomeje kubibika ku mutima. Uwitwa rero Damien Nkanka akaba ari inkotanyi ikomeye cyane, yatangaje yuko rwose kuba barapfuye nta kibazo kirimo cyane, yuko ngo bishimiye igitaha rya Rusesabagina. Rwose niba koko Rusesabagina yaratashye ari Kagame ngo wamuhaye imbabazi, ikibazo kiriye ko abaturage babishimiranye, ntabwo ari ibintu byiza se kuba umuntu yagwa mu buroko. Ariko inzika y'inkotanyi na biriya kibazo nyine cya Runari kiracyakomeje cyane kabisa, cy'ivanguramoko. Nta kindi kintu rero bazize nuko bishimiye ifungurwa rya Rusesabagina. Basi rero nta kundi byagenda, reka tubifurize ibiruhuko bidashira. Bivuga ko atari abo gusa, burya barashwe n'abandi benshi bararashwe, ntabwo ari bariya gusa, ari n'uwo babashe kumenyekana. Kandi ngo biracyakomeje. Ubwo abantu Nyamasheke baduhaye aya makuru nuko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nyabuneka ukaba uzi ko wishimiye ifungurwa rya Rusesabagina utuye muri za Nyamasheke na za Rusizi, ubwo buryo uri menge no utahiwe. Kandi uriya musirikare ntabwo afunze rwose, ahubwo bivuga ko banamuhaye amapeti akomeye cyane. Nuko rero reka tubihanganishe. Abanyarwanda nyine bakomeje gupfa umunsi ku wundi bazira ubusa, bazira ubutegetsi bushingiye ku ivangura. Ni ibyo kwamaganwa rero, ntabwo ari ibintu byo kwishimira. Hano rero tukiri muri za Nyamasheke hari ibitaro ngo byitwa Kibogora Hospital. Ni ibitaro bifite izina riremereye burya mu karere k'iwacu, mu karere ka Rusizi, navuga nyine cyahoze ari Cyangugu cyose, Nyira za Kinyaga. Ni ibitaro bifite izina ibitaro bya Kibogora. Ibitaro rero byarangiye babyambuye ko ari iby'abasivili, ngo byaba bigize ngo ibitaro bya gisirikare. Ubwo rero muri mufite bishatse kuvuga n'ibiri kubera muri Kongo, abana banyu bakomeje kuhapfira. Murebe kuri thumbnail, nyabuneka mwitegereze neza amafoto twashyize, murasanga ari abana bato cyane bataragera imyaka 25 bapfuye baguye muri Kongo. Ubwo rero basanze biriya bitaro ngo bya Kanombe bidahagije, ubu rero ngo bafashe n'ibitaro bya Kibogora ko nabyo bugiye kuba ibitaro bya gisirikare. Reka twizere yuko wenda serivisi zo gufasha abaturage bari baturaniye na biriya bice, ni ibitaro bifite runini cyane, bivuze mu kiriya gice cya Cyangugu. Kuba rero babyambuye abaturage bakabishyira mu ntuze mu minwe ya gisirikare, ni ibintu bibabaje. By'umwihariko ku bakomeza gucejeka no kurebera ibiri kubera iwacu, ni ibintu biteye isoni n'ikimwaro kabisa. Reka twizere yuko ari abaturage bazakomeza kubona serivisi bari basanzwe bahabonera, yuko bazakomeza kubagirira icyizere. Hari ikintu gisekeje, ubu bino bitaro ubona ko babyambaye abasivili, ushobora kuzasanga ejo babagize ngo sajyari, ngo babigize ngo sajyari yo kongera amabuno n'amabere. Mu gihe ari ibitaro bya rubanda bibonagamo bafite icyizere.
ubu ubu rubanda bagiye gupfa nyine ku bwinshi. Mwumva umugambi wa FPR wawundi kuvuga ati ngo wa mugambi wo wapunguza, Kagame yigeze avuga ati ngo ushobora gukoresha akayiko ngo udaha ingunguru yuzuye amazi ukazarinda uyirangizamo kabisa. Umugambi dore nguyu. Ibitaro byavuraga abantu ubu mu minsi iri imbere bazabigize ngo sajyari zongera amabuno n'amabere sinzi biki n'ibiki. Bya bindi bya Bajuri Mutesi. Birababaje. Dusimbakiye imapoto rero naho ntabwo twaharenze ngohe. Imapoto ibintu bikomeje kudogera, imyigaragambyo yabuze gica, aho abaturage bavuze yuko bagiye gutangira gukora ibarura ry'abasirikare ba RDF bari mu bijya amapoto, aho rwose bagiye kubahigira kubatwika. Ikibazo cy'u Rwanda cy'abategetsi b'u Rwanda cyo kwivanga muri politiki z'ibindi bihugu nyaboneka, burimo mudukwegera akaga. Twebwe abaturage burimo mudukwegera akaga. Murashaka ko umunyarwanda hazagera hose mu myaka iri imbere agiye kuba ikizira ku isi. Nyaboneka murekeraho. Ibyo mwakoze abanyarwanda birahagije. Nishaka no gusebya igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga by'umwihariko muri Afurika. Ibyo mwakoze muri Central Africa, ibyo mwakoze muri Congo, ibyo muri gukora muri za Congo Brazzaville, mwari mukwiye no kugirira impuhwe umunyarwanda basi baba baragiye muri ibyo bihugu nibura kwashakira ubuzima. Ubwo rero simbizi, ambasade yo bisa nkaho yamaze gufunga. Nababwiye ko ambasade yabaye inkangi yo muri Congo. Muri Congo ntabwo nababwiye ko muri Congo ntabwo bigeze bafunga ambasade. Ariko ubwo nandika rwakibeshya ngo bijyane n'umwambasaderi bongere bahahirane. Ntibishoboka batamutwika. No muri Mozambique rero ndabona ariko bigiye kugenda. Cyeka niba ambasade bazayifungura iriya muri Campo Delgado. Iriya za Pembe iyo bahungiye. Cyeka niba bazayishyira simbizi, ariko mu mujyi w'amapoto bisa nkaho iyi ambasade nongera gufungura rwose nishobora no kugenda gutwika. Bishobora kuzatwikwa cyane ko ambasaderi wayo yamaze guhunga kera cyane. B'abahutu bari bariguze nabo basigaye bicungira umutekano mu gihe bari bizeye ko inkotanyi z'abacungira umutekano. Ibi biri kubera imapoto rero, reka twiyamirize abategetsi b'igihugu cyacu cyitwa u Rwanda. Nabo batuyoboye, nta kundi byagenda. Nabo batuyoboye. Ibintu murimo gukora murimo mushyira umunyarwanda mu kaga hari hose ku isi. Murimo mushyira umunyarwanda mu kaga mu myaka rwose iri imbere. Ayo hantu nyine atuma nongera kugarukira ubuhanuzi buvugwa. Ubundi buriya ntabwo twagombye kwizera mu buhanuzi, twagombye kwizera mu byo dukora. Ubu ubuhanuzi twabwizera, ariko nibura hakaba ari ikintu kanaka dukora. Ariko hari ikintu ubuhanuzi bwinshi baravuga ati umunyarwanda azamba. Ubu munyarwanda rwose mu myaka iri imbere azaba ikizira muri Afurika. Inkotanyi rero zirimo ziduhemukira, bamwe bagaceceka, abandi bakabigira imikino. Abafite ubugome n'iki rwose bo bakabishimagiza. Reka turebe uko bizarangira, ariko umunyarwanda ahari hose ku isi nyaboneka arya ari menge, kandi amenye kwivugira no kwisobanurira uko ibibazo bihagaze. Nicyo rero navuga ku makuru, udukuru tumwe na tumwe nari mfite hirya no hino, ko abanyarwanda tukomeza kurebera rero nyaboneka tube maso. By'umwihariko bari hanze y'igihugu bo bakanguke kurushaho. Muragenda mukisha mu myobo mukisha muke, ariko bizarangira n'ubundi muje guhirwa n'abanyagihugu bw'ibihugu muri mwe. Se nuko bavugara cyangwa ndabyishe. Nuko rero abanyamakuru avuga yuko abaturage nyine batajya no kujurira bati usibye n'ingabo z'abasirikare, usibye n'ingabo z'u Rwanda, nabo ubwabo bakora ibikorwa by'ubucuruzi hano turaza kubirukana bukera. Rero nuko batangiye kubanuganuka. Mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda bajya baca umugani ngo harya ngo ugira ngo gute ngo yotekera isuka. Simbizi ko bajya baca umugani ngo ntuzani umuswa ngo iyo uri kurya umuhini nuko rero bimeze. Ubwo nibo bazakurikira byanze bikunze, nibo basapotinga, nibo bariya bari hariya bari abacuruzi, nibo bakiriye ikibi bagishyira hera. ntuzi yuko ubundi mbere yuko aba bantu bazamo hano bamanjije kujya aba RDF baza bakabanza bagakora ibintu bikorwa by'ubucuruzi, bakiga igiportugal kugira ngo bazabashe kuyobora abandi bazaba bahaje batazi iyo biva n'iyo bijya. Ubwo rero abaturage baravuga bati nabara ntabwo tubizera sha nk'ibyo byose. Reka tuve Mozambique n'iwacu mu Rwanda, impfu ni nyinshi cyane, twihanganisha imiryango yabuze ababo.
mu burasirazuba bwa Kongo rero uwitwa Bertrand Bisimwa yashyizeho ndavuga ngo ni ubuyobozi mu bice bamaze gufata. Ese ibi nibyo bikwiye, nicyo kintu cya mbere bakagombye guhita bakora muri biriya bice bamaze gufata? ni ukuvuga ngo RDF M23 ibice bamaze gufata kubishyiraho ubuyobozi, ubundi ntabwo aricyo kintu cyari gikwiye kuri njyewe. Nyabanza batwereke ko ya repubulika bahora bavuga bayigezeho, yandi ya Kivu bayizamurira ibendera, bavuga ati tumaze kugira leta yigenga, babone gushyiraho inzego. Nose urashyiraho inzego wowe ubwawe bagukatiye burundu, nako bagukatiye urwo gupfa, urimo guhigwa, barangiza mu gihe gushyiraho inzego biriya no kwikirigita umuntu agaseka. Kuri njye ntabwo aricyo cyari gikwiye kuri M23, biriya ni uguhubuka. FPR yari ikwiye gushaka abandi bajyanama bazima bafite mu bwonko bakora neza, kuko ntabwo ibitekerezo bya Tito Rutaremara icyo gihe wabagiraga inama, kuko ko Tito Rutaremara yari agifite mu myaka 40-30 n'ingahe gutyo, yarakera gasora agifite ibitekerezo bizima. Uyu munsi ari ugitekereza FPR, abandi bantu bose b'abahanga babatekerezaga bakaba barabishe bakabamara, abandi bakaba barabajugunye mu buhungiro. Sinibaza yuko aricyo cy'ingenzi kuri njyewe, ntabwo aricyo cy'ingenzi kuba bagira. Nibabanza batwereke Kivu Republic, uretse ko itazashoboka. Kivu Republic ntabwo izashoboka. Niramuka ishobotse njye rwose nzazingiza imikoro ngende nihisha ahantu burundu, aho ntazongera no kugaragara mu ruhame. Rwose Kivu Republic niramuka ishobotse, abazungu b'abanyaburayi n'abo banyamerika babo nibashaka bavuga ati tuzanye intwaro zacu tuzishyize hariya mu Rwanda, tuje gushyigikira Kagame, tugiye mpaka iyi leta ibonetse, babwije ukuri Kivu Republic ntabwo izigera iboneka. Ntibishoboka. Nibashaka abanyaburayi bazana intwaro zabo ku mugaragaro, bareke kubwisha, bareke kugira Kagame igikoresho, baze ku mugaragaro abo ubwabo baze kurwana. Kivu Republic ntabwo izigera ikunda. Ibyo rero Bertrand Bisimwa baba barimo gukora no kwikirigita ugaseka biriya. None se ni ikihe gice bafashe ku buryo bavuga ati iki gice, buri gice cyose bafashe bashaka kubakuraho, bazana bashaka bakabakubita, barimo barahinga. Ariko nibashyiraho intuze, nibamara gukora repubulika yigenga ya Kivu, bashobora kuvuga ati nimuramuka murenze imbago zacu, ubwo muba murenze umupaka, turaza tubatere nk'igihugu. Bari bafite support z'ibindi bihugu byabatera, nako bishobora kubatera inkunga, bakaba batera iyo Kongo mu gihe yabije kubatera. Se nturashyiraho leta, nturashyiraho imbago uvuga ati igihugu cya Kongo n'igihugu cya Kivu bitandukanira ahangaha, nyine utwereke imbago, ushyireho imipaka y'ibihugu byombi. Nurangiza umbwira ati ngo uri gushyiraho ubutegetsi, uzi gushyiraho ubutegetsi wishingikirije iki? Wishingikirije umutekano ufite, wishingikirije imbago wamaze gushyiraho, wishingikirije uri perezida w'igihugu, uri igiki? M23 rero mpamya neza ko nyine ba Tito barashaje, n'ubwonko bwabo nyine burasaza. Ntabwo buri ba Tito bagitekereza nk'uko batekereza muri za 90 batekereza inkotanyi muri za gahunda zabo zo kumena amagi kugira ngo imirete kugira ngo barye amagi. Ubu ngubu ntabwo ari Abatito nyine kumena amagi kugira ngo barye imirete. Noneho n'isi irimo irahinduka mu buryo bwa tekinoloji. Ntabwo babakorera twabonaga mu myaka iri imbere bavugaga ijambo bakica bagakiza isaha, ntabwo aribo bonyine bagihari. Barimo kwishuka kandi barimo kwiyahuriraho umuriro rwose, kuko baramutse bafashwe simbizi ikintu cyabakorwa hari iki. Njye nkagirira impuhwe abo bantu bashyira muri iyo myanya, ndagirira impuhwe abantu babiri, abana b'Abanyarwanda bari kugwa mu ziriya ntambara. Abana b'Abanyarwanda mu mezi 3 hari gupfa nibura abasirikare b'Abanyarwanda. Urebe za rekrutoma zikorwa zo mu Rwanda zidashira. Uyu munsi hari abahindura izina bakabyita Inkeragutabara. Abandi ngo bari muri daso, bakabajyana muri daso bakabakubita imyitozo ya gisirikare batabajyana muri Kongo. Uretse ko abantu kubakoza muri Mozambique ho gatoya na za Central Africa, bagatabagarura batabajyana muri Kongo bakabajya gupfira. Buri munsi uramura defro umukandida w'urupfu. Bari abana bose bakomeje gupfa ku byinshi. Ni ibibazo bikomeye cyane, abana imyaka 25 bakabaye u Rwanda rw'ejo. Bakabaye ari bo bacuruzi b'ejo bakomeye bateza igihugu imbere, bakaba batekereza igihugu cyabo. Yisa bakaba bari kumirwa n'ubutaka bwa Kongo bari kumufumbira. Ubwo ngabo nibo bantu bafitiye
mfitiye impuhwe cyane kabisa. Abandi bantu ba kabiri ni aba bantu b'abategetsi nyine barimo gushyiraho ubumwe bw'abari abasivili. Ari abasivili bose kabisa babashyiraho ku ngufu. Abantu rero batekereza mu ventura nababwira ati ubwenge bwabo kabisa bakeneye gushakisha abandi bantu b'abacurabwenge bagomba kubatekerereza. itarashaje yakoraga mu myaka 40 umunsi nta nubwo Kongo icyo gihe uko yari imeze isaha ntabwo ari kimeze cyangwa se bamaze batwereka iyo leta rwose Kivu Republic nijyaho Kongo bakayicamo kabiri. Dore ngaho sinonye kugaragara mu ruhame rwose nzata ko ngenda nzimire burundu wenda se nanjye ndongore nyine nta kundi byagenda nite ku muryango wanjye birangiye, ariko ntabwo bishoboka. Hari ibintu byarangije gutigi, hari ibintu byarangije gute. Ubundi umucuruzi n'urangura ibintu akavuga ati muri 2028 bizaba byarataye garanti. Nuko rero bigenda. Hari n'iriya ntuze n'iriya operasiyo yo kuvuga ati ngo harabaho Kivu Republic, ndagira mbabwire yuko iyo yarangije guta garanti byararangiye. Nibakomeza batesha umutwe intuze kugira bibone uko bibutuye, kugira bibone uko bibimbaho, kugira barebe uko babona, kugira barebe uko buryo batesha umutwe Kongo gusa kubera inda zabo, ariko kuvuga ngo hari ikindi kintu kizagerwaho. Ntabwo ushobora kumbwira ngo urateganya gukora Kivu Republic mu gihe udashobora gutera Goma, mu gihe mu bintu byose ukora urwana no guca mu nkengero za Goma udashobora. None se iyo Kivu Republic iramutse ibayeho umujyi mukuru yaba ari ubu, ntabwo yaba ari Goma. Umujyi mukuru ugomba kuba Goma, wenda mukabuka mu gihugu cy'ubucuruzi mukashobora za Kamanyura na za hose mukamanura hose. Ariko niba mudashobora gutinyuka gutera umujyi mukuru aho mwagira centre politique, umujyi wa politique, niba mutinya kuwutera, ndashaka kumbwira ko mwebwe icyo muri gushaka muri mwebwe murakizi. Bose kwirirwa mushobora abantu gutyo gusa mu rugamba ati ntibapfe bapfira ubusa. Ya mu ventura rwose kuri njyewe nta ngamba, nta statistique, nta bintu barimo gukora hariya hantu. Barimo gukora ubusa rwose, barimo gukora ubusa. Aho bashaka kutwumva bari muri mu ventura ndagira babwire yuko barimo mupfira ubusa. Amaraso yanyu rwose arimo kumwebwa n'imbwa. Ariko nubwo barimo barashyiraho ubuyobozi, hari ikindi kibazo gikunda kuvuga. Ibi RDF M23 iyo yagiye mu mirwano ikananirwa nko gufata ibice se runaka cyangwa igatsindwa ku rugamba, dukunze kubona ihite ijya mu basivile mu kwica abana batoya, abamama, ugasanga nicyo kintu ihise yihutira gukora. Ariko iyo ni natire ya RDF Inkotanyi, iyo ni natire ya FPR Inkotanyi yo kwica, by'umwihariko bakica abantu b'inzirakarengane badafite aho bahuriye n'ibyo bintu. Bagamije iki? Bagamije kugira isura mbi bangiriza gutyo gusa kuri abo bategetsi kanaka b'icyo gihugu cyangwa se umunyapolitike kanaka bashaka. Ntabwo ubona ko se ko bari abantu b'inyamasheke bakwiye bazira Rusesabagina ari abasivili? Reka tubigeranye na FDLR yica abanyarwanda bangahe ku mwaka? Ko nta numwe. Kandi FDLR nibo bitinye ishyamba se? FDLR nibo bitinye ishyamba. FDLR nibo bita ngo abajenosideri, ngo abicanyi ruharwa, bazaza ngo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, baza kwica abanyarwanda ngo babamare, ngo bo batarangije. Nyamara FPR nibura ku mwaka ushobora gusanga yica nibura abanyarwanda, ushobora gusanga yica nibura abanyarwanda 1,000. FPR RDF abantu dushobora kujya impaka bakambwa ati reka. Ariko reka turebe impfu zose ziba mu Rwanda, mumbwe ati ni impfu zingahe zijya mu butabera? Niba ahangaha nibura mu cyumweru tuza tukababwira abaturage 20, niba ngabo ku cyumweru tuza tukababwira nibura buri cyumweru abaturage 20 bapfa mu Rwanda, ntabwo dushaka kumenya ngo bishwe n'iki, kuko abenshi bapfa mu bintu bijyanye n'amaherere. Abakubiswe bazira ko bariye urutoryi, abakubiswe bazira ko banyweye igikoma cy'abandi, abakoze poste kuri Twitter mu kanya tukabasanga bajugunye mu mazi, aho twumva ngo babajugunye mu mazi, twumva ngo yashatse gutoroka gereza ngo baramurasa, abashimuswe tutazi amarengero yabo. Sinzi ngo wavuze ngo mu indege ya Perezida wa Repubulika
indege Kagame agendamo nta kirango cy'igihugu kiba kiriho, nta n'izina ry'igihugu ahise kijyaho, bamukubita ishoka. ubu bakaba barapfuye. FPR nibura ishobora kwica abaturage, ishobora ku mwaka ubarira abaturage bose bapfa mu Rwanda mu bintu bijyanye n'amaherere, utazigera wumva mu bucamanza, utazigera wumva wagira ngo nyine bagombaga gupfa, nk'uko wa mugabo Damien Kaka yavuze ati bariya bagombaga gupfa, si abantu bagombaga gupfa. Nibura bashyira mu 100,000 ku mwaka byaba batarenga. Noneho umbwira ati niba RDF M23 batinyuka kwica umuturage babereye umuyobozi bafite mu nshingano zabo kurindira umutekano, akaribo bamwica, urashaka kumbwira umuturage w'umukongomani noneho navuga ngo bafata nk'umuntu nyine ugomba gupfa, kuko ndumva niba abahutu nyine bakomeza kuvugwa, niba abahutu b'ubwoko, kuko hari umuntu wambwira ati burya ngo abahutu ngo bari mu bice bibiri, ngo ari abahutu nk'ubwoko, ari n'abahutu b'abacinyabwoko bintu z'abateruzi b'ibibindi. Urumva, umbwire none abo baturage batari mu ntuze zabo bagomba kubakorera iki? Niba banabica wenda tuvuge niba banicishwa n'urusasu bari abaturage bo muri Kongo bakicishwa n'urusasu, ni inkuru baba bagiriye kuri bo, kuko na FPR ni ukwica kuko Kabarebe bari tubwiye ngo bagomba kwica igihumeka cyose. Iyo ni na FPR Inkotanyi. Reka ngwereze urugero muri urukerera ngo M23 yagize gutya ngo bafata abaganga bari batwaye imiti n'amambulance yabo, aho bari bagiye kuvura abaturage hari ibice Wazalendo bafashe, abaturage barimo gusubira mu byabo, ariko bakaza ari inkomere, bafite inzara, bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi bitewe n'imyanda yo mu nkambi n'iki. Abo baganga bagiye kubahereza uduma za kwanza, bagiye kwadumia iyo uduma ya kwanza, ubu nuko kubaza first aid, ubufasha bwa mbere bira bakunza kugutera bw'inshinge n'iki kugira ngo barebe ko bo maze dosa mu gihe imiti ikiri kuza. M23 bigize gutya babaganga birabashimitse n'imiti ibirayishimutse. Iyi M23 RDF turi kuvuga uretse kubona uwitwa muganga arimo kwitangishwa amaraso kugira ngo barebe ko abana barimo inkomere ziri gupfira muri Kongo zagira. Sibyo ngibyo barutse no gushimuta ibitaro. Uretse ibyo bitaro twabonye ko no mu Rwanda mu baturage bashinzwe kuyobora bashimuse ibitaro bya Kibogora babihindura ibya gisirikare. Bagiye kuvuriramo nde wumve ibintu batangira gushyiramo, bagiye gutabashyira mu byo bintu bya sajyari byazo kongera amabuno n'amabere, nibyo bagiye guta kubashyiramo, kubera ko bari abantu bo kongera amabuno n'amabere byanze bikunze ntabwo ari abanyarwanda bashaka ubwo bushobozi bwo kongera amabuno n'amabere, cyane ko ibintu by'ubugoryi ntanabishyigikiye. Ariko ntabwo ari abanyarwanda bose bafite ubushobozi bwo kujya kongeresha ibyo bihimba, kuzasanga no mu kwezi cyangwa se no mu mezi 5 nta muntu bakiriye, ahubwo baba bahisha iki? Baba bahisha umubare w'abasirikare, kubera ko wibuke yuko burya abarwayi iyo baje bafite abarwaza bashobora kuza bagatanga amakuru, bagerageza bakazanamo za serivisi abantu benshi batisangamo zizatuma mu mvoma yo kw'ibyo bitaro iba nkeya, ahubwo hagakomeza kwiyongeramo umubare w'abasirikare bari kuva muri Kongo. Bivuze kubona ko amarimbi 2 aherutse kuzura mu mujyi wa Kigali, rya rimbi ryo mu Busanza, hari n'irindi rimbi bari bacukuye iriya za 15, ubu bari gushakisha irindi rimbi. Aho hose n'umwana w'umusore w'umunyarwanda uri. Ariko buriya ibi bintu siyo mpamvu nabonye bari barimo ngo barapropose umushinga wo kujya batwika imirambo. Nibyo nyine, ni nabyo nibyo ngibyo kabisa. Urumva amarimba arimo arashira, barimo barapropose ko bajya ngo bose bayitwika, kandi abo ngabo tuba turimo kuvugamo hano bano dushyira ku maprofile attention, niba base bagerageza kuba bafite udupeti dukomeye cyangwa se imiryango yawe ifite uburyo ifitemo akantu k'akazina, ariko abana b'abahutu buno bwana bw'ubuhutu bujya mu ntuze mu gisirikare mo hariya barapfa, nta n'umuntu ushaka no kubuvugaho, nta n'umuntu ushaka no kubutekerezaho rwose. Ibyo rero ibitaro bya Kibogora no uburyo kibabigize, niba rero aba bantu badashobora kugirira impuhwe uwo muturage wabo, umbwire mu Kongomani bazamugira gute? Ibaze gufatira imiti y'abaturage, kandi ngo abaturage niba ushaka kuyobora ugize aho umaze gushyiraho leta,
none se kuri kwica abo baturage ukaba udashaka ko babaho, numara gushyiraho iyo leta uzayobora ibiti, uzayobora ihene, uzayobora inyamaswa, uzagira gute? Cyangwa se nyine muzazana bari abanyaburayi banyu murimo kubashyigikira aba aribo muza kuhatuza? aba bantu bafite umugambi muremure kandi uhishe abantu bagomba kumenya. Ntabwo wambwira ngo urimo kurwanirira igihugu nurangiza ujye kwica abo baturage. Ntabwo nkubwira ati ibintu RDF movement barwanirira igisaha byamaze guta agaciro, byamaze kuba expired, byararangiye burundu. Ntabwo tuzigera tubona biriya bintu bigiye mu ngiro, uretse kuza bakica abaturage, uretse kuza bakica abana b'abasirikare b'abanyarwanda birirwa boherezayo, uretse kwirirwa bakora ibintu nk'ibyo by'amateshwa by'ubugoryi. Nta kindi kera kirabura RDF movement urizongera gukora ngo kijye mu ngiro. Kubera iki? Abo bantu bafite umwaku ukomeye cyane. Ntabwo wajya wirirwa wica abaturage b'inzirakarengane, abakongomani, abanyarwanda, abantu bo muri Mozambique, abaheye hose, ubwira ngo uzagira amahoro. Umugani wa Kofi Olomide ati aba bantu barasinzira. Aba bantu barasinzira, bafite ubunyamaswa bungana gutya mu mutima. Bibaze gufatira imiti y'abaturage ukayifatira, kandi ngo abaturage niba uri kurwanira kuzajya kuyobora ubuzi bwo kuko ibyo urwanira waba ubizi cyangwa haba barimo gukina. Bo sinzi icyo nabivugaho, ariko iyi movement wa RDF biteye isesemi, biteye ubwoba, ntabwo byarinze kwihanganira. N'abantu bafite umwirato n'ubutindi n'umujinya n'inzika, byose byahuriye hamwe mu mutima, bizabaturika nabo ubwabo, ntabwo bizakomeza gutya. Ubwo rero ko nubwo iyi mirwano imeze cyane, nubwo RDF turimo irica abasivile, ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo hari icyo buvuga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo hari inama yarimo aravuga ati dufite imbogamizi z'u Rwanda, ariko ntabwo aravuga ati Kongo niyo shingiro ry'ubukungu bw'isi y'ejo hazaza. Atari ko ikibazo ni kimwe, dufite imbogamizi y'uyu muntu Kagame. Ikibazo cya mbere, mbese ubundi koko amagambo yavuze ni ukuri koko Kongo niryo shingiro ry'ubukungu bw'isi mu gihe kiri imbere? Cyane ngenda ndabyemera. Nonese ubundi Afurika idafite Kongo, ubundi Afurika ibaho? Ubundi dufate ko Kongo ivuye no muri Afurika, dufate ibihugu byose bya Afurika ukuremo Kongo, wagize ngo izi ntambara zakomeza gutyo? Ntabwo bishoboka. Afurika ni Kongo, kandi abazungu Kongo barayishaka. Niyo abazungu bayishaka bubi na bwiza, bayishaka bubi na bwiza. Ariko ikintu ndimo gukunda, mbivuga n'ujya mbese bamuri gukunda diplomasi ya Kongo, uburyo barimo kuyikora mu kuri. Bavuga ati ni gute turimo kuvuga ngo ibidukikije n'iki n'iki, ariko hariya mu karere hari umuntu wirirwa amufasha, wazengereje akarere kose. Nyamara ibyo mushaka kugira ngo n'ibyo bintuze mugire, ibyo bintu ngo by'ibidukikije tuba bifite kugira ngo bigerweho, biroroshye, twebwe ubwacu turabifite, ariko bizatubyarira umusaruro gute mu gifite igikoresho mwashyize hariya mu karere ngo ndashaka gutunga urutoki? Ntabwo bizakunda. Mugomba kugitunga urutoki, mukagikora ku butegetsi, icyo gikoresho cyanyu, warangiza ibintu bikagenda neza cyane. Ibyo murimo kwibaza tukabikemura mu gihe kitageze n'umwaka. Ariko abazungu nyine turabizi ni cece. Ariko ibibazo abantu bari kwiga ngo kurebera hamwe ngo ibidukikije ngo n'ibiki n'ibiki, ariko ikintu njya nibaza mu Rwanda iwacu, abayobozi bacu niba baba bazima bikanyobera. Kubera iki mvuga gutya? Ngo abantu ngo urebe ngo mu Rwanda ngo bari kuzana ngo za modoka ngo zikoreshwe ngo n'intuze ngo n'amashanyarazi, ngo ntabwo zikoreshwa mu mazutu. Umuzungu akabashuka bakajya kuzana izo modoka zihenze gutyo, ubundi no mu Burayi nta n'ibihugu byinshi biratangira kugira. Uzi biba bintu by'umwihariko biri hariya. Kuzana imodoka y'amashanyarazi nicyo cy'ingenzi, nicyo kintu gikenewe mu Rwanda, mu baturage bashonje kuriya. Uretse ko ibintu by'ubwiyemezi hano bantu bahora bazana mu baturage. Umunyaburi uri kukubwira gutyo ngo ntabwo dukeneye ngo peteroli ngo zihumanye ikirere, nyamara bari kwisha za miliyoni z'abaturage muri Mozambique bakora iyo peteroli. Umunyaburayi naza akakubeshya ati ngo turi kurwanya ngo byari ngo bihumanye ikirere.
ariko urwica miliyoni z'abaturage muri Mozambique kugira babone iyo peteroli. ubona Kagame yabaye ikibazo. None Kagame yabaye ikibazo, baravuga ati ngo naboneka ati ngo ibintu ngo bihumanye ikirere, bakica Kadafi mu ntuza muri Libya kugira ngo babone peteroli ya Libya. Iyi saa Putin yabafungiye amazi n'umuriro, niko kaga Afurika turi guhorana kuri iyi saha n'ibiri kubera byose muri Mozambique. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Abazungu rero ni indyarya, sinzi abayobozi bacu baba bicayemo hagati bari kubabwira ibintu by'ibyo ngibyo ku by'imihindagurikire y'ikirere. Nanuza ashobora kuba ari wa Sofia, ashobora kuba ariyo Sofia, ntawe ushobora kuba ariyo ngo aribuze gutanga disikuru mu masaha ari imbere y'uburyo bagomba guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Nawe rero simbizi mu bwonko bwiwe ko hameze, uretse ko nyine ngo bwa bwonko bwagize gute ngo bwarashirire baramubaza baratokura. Uri kuzana imodoka z'amashanyarazi mu gihe bari kugukoresha mu ntambara zo kwica abanyafurika bagenzi bawe kugira ngo iyo peteroli bijye i Burayi, nawe ugahagaruka ukavuga mu bandi bagabo nta soni na n'ikimano biteye. Ibyo rero umuvugizi wa Kongo yavuze nibyo, mu karere hari ikibazo cy'umuntu witwa Kagame n'agatsiko kiwe, ariko amahanga ntabwo azakomeza kurebera bino bintu. Amahanga ntabwo azakomeza kurebera bino bintu. Leta y'Ubwongereza, abareba, bivugwa yuko nabo baba batangiye gufata uruhande ku kibazo cya Kongo, bakaba bari kwemera ko bashobora gukorana na Tshisekedi mu guhashya ikibazo cy'iterabwoba kiri mu kariya karere. Ikibazo cy'iterabwoba kiri muri kariya karere n'uri kuriye muramuzi, Sofia, ntabwo niba mu mazina menshi, niwe muntu ukuriye iryo terabwoba. Abongereza rero bamaze gufata uruhande bavuga ati abareba bari ku butegetsi mu Bwongereza bavuze ati natwe ntabwo twakomeza kwihanganira iterabwoba. Ubundi kuki nyine babyita iterabwoba ari abantu bagomba kubita babise abateroriste nyine iterabwoba, kuko perezida wahoze ari perezida wa Mozambique yabivuze teroriste Kagame, akabivuga mu mazina gutyo. Nuko nyine abateye ubwoba, nyine ibyo bakora ntabwo ari ibintu biri normal, ni ibintu uwo bwenge bwawe budashobora gushyikira, ubugome wowe udashobora kwiyumvisha. Ubundi hari ibintu bakubwira ukavuga ati ibintu nabibonye muri 50 muri filime, ariko n'ubuzima busanzwe hari umuntu wabikora, ariko bibaho cyane. Nicyo kintu rero kirimo kuba rero. Ubwongereza nabo bwamaze gufata uruhande, Ababiligi bamaze nabo bamaze iminsi barafashe uruhande, bamaze no kohereza abatekinisiye rwose mu bijyanye no gukoresha intwaro ziremereye bashobora kuba bagiye guha Kongo mu minsi iri imbere. Ndabona ikibazo cya Kongo cyo kuvuga ati ngo barikenizasiyo yirwa ivuzwa mu induru kigiye guca mu isi kabiri, nubwo turimo turangarira ngo ibintu biri kubera ngo muri za Hezbollah na za Israel na za hehe, ariko hari ikindi kibazo cyo muri Burasirazuba bwa Kongo cyo kubona gishobora kuzabyara intambara ya gatatu y'isi. Ubu twitega yuko se wenda uko guhora babivuga Kagame ati twarakumenye uratubangamiye, ibi byose ni wowe, bizere ko umuzungu azagira. Hari ibihugu by'Uburayi bamwe biri guca mu giswahili babyita chini ya maji, biri guca mu hasi byinjira muri Kagame ku munwa bikabivuga, ariko hari ibindi bihugu biri kwerura bikavuga ati no, ibi bigomba guhagarara. Ubwongereza nabwo bwamaze kwinjira muri ibyo bihugu rero. Burya bino biganiro dukora tuvuga ko ikiganiro cyacu cyarebwe tuvuge n'ibihumbi 20 n'urugero, ntabwo tuba tubuze nk'abantu nka 2-3 tuba turokoye gutya. Nabo ari abantu bicaye mu nteko y'ubumwe bw'Uburayi bari kuvuga, byanze bikoze ntabwo habura igihugu kimwe bica no ku maso kikavuga ati reka natwe twikure muri no mateshwa. Icyo ni ko Tshisekedi aba yabemereye amakontara meza ko batwara amabuye. Valentin, hashize igihe kinini dukoze ibiganiro dukoze operasiyo tumuvugiriza induru, urayibuka? Hashize amezi menshi cyane dukoze ibiganiro, twakoze part 1, part 2, part 3, tuzita tumuvugiriza induru, tuvuga ku mpunzi bashakaga kuzana mu Rwanda. Ntabwo nabyibukaga, ndabyibutse. Urabyibutse? Uyu munsi hari ikintu nshaka kukubazaho. Kuki iri shaka ry'abakonservative rikomeje wa mugambi waryo gukomeza gushiramo imbaraga muri za mpunzi mu babimukira bo mu Bwongereza kugira ngo n'ubundi baze mu Rwanda? Ni iki kibyihishe inyuma?
ubundi tuzi ko byarangiye imbere. abakonservative baheruka kuyoborwa n'abo mugabo wo mu Buhinde bamwita ndetse mwibuka babaje no kwibagirana na ba Boris Johnson bose batubwiye yuko ririya shyaka ngo rifitanye amabanga akomeye cyane ngo FPR Inkotanyi, kandi twibutse yuko abakonservative isa ntabwo bagifite ubutegetsi mu ntuze mu Bwongereza. Nabo tugifite ubutegetsi mu Bwongereza, bafite impungenge yuko amakuru bafitanye na FPR Inkotanyi igihe n'igihe azajya hanze, kuko buriya mu nteko nshinga amategeko y'intuze y'Ubwongereza bo bakomeza kuvuga yuko byanze bikunze ari amabanga agomba kujya ku mugaragaro, ari mwa biriya bintu ari amasezerano. Noneho rero bari kureba bakabona kugira ngo ibyo bintu bizahagarare mu mabanga ntazajye hanze, ari uko abareba nabo bagomba gufata icyo cyasha cy'impunzi. Ni nkabyo nyine FPR igikoresha abanyarwanda, ikabanza ikakunyuza mu bwicanyi, yarangiza ikaguhereza umwanya, cyangwa se yarangiza ikakureka. Kubera ko ubwo bwicanyi wabigizemo uruhare, ndahamya neza ko utazigira utanga ayo makuru ku byabaye kubwo bwicanyi, kugira ngo turabona Bakayumba Nyamwasa uburyo babayeho hanze y'igihugu, abantu bose bakoranye na FPR Inkotanyi uburyo bameze. Ntabwo bashobora kwihuza n'abandi banyarwanda, usanga bihuje na guverinoma, usanga bihuje n'andi mashyaka, n'ibyo bagiyemo bari icyuka, ibirango bya P5, ibirango byabaye P4, ni ibintu by'icyuka, birango bidafite n'aho bishobora kuzagera. Kubera iki? Ni uko iyo bakoze koalisiyo nk'iyo ngiyo, byanze bikunze bagongwa na cya kintu kimwe cyo kubwizanya ukuri, bakabona FPR ibyo byayabakoresheje bibabereye imbogamizi. No mu Bwongereza rero abakonservative barimo kurwana n'iki kintu cyo kubwira abareba ati nyaboneka mufungure iyi kesi ikomeze. Ariko gukomeza kubera iki? Kugira ngo ya makuru bafitanye n'agatsiko ka Kagame n'abayobozi bako atazigera ajya hanze na rimwe, kuko bafite ubwoba ko isaha n'isaha ariya makuru agomba kuzajya hanze, cyane ko baratubwiye ati aya makuru naramuka agiye hanze ubutegetsi bumwe bugomba kuvaho, kandi ubutegetsi bugomba kuvaho ntabwo ari ubw'abazungu. Abazungu iteka ryose ni abere, abazungu iteka ryose ni abere, abandi bafatikanyije b'abirabura ba perezida ba Afurika cyangwa se b'abanyafurika bari bo bose ni abanyabyaha. Baravuze ati rero umunsi ayo mabanga yamenetse ubutegetsi bumwe buzatavugaho diregiti. Bafite ubwoba rero ko ayo mabanga azameneka, ntabwo bagifite uburyo bwo kuyarinda, nta jambo rinini bagifite mu ntuze mu buyobozi bwa hariya mu Bwongereza. Barimo gukumakuma rero kugira ngo barebe ko ibyo bintu, kugira ngo rero bakumakume neza, ni uko abareba batangira kwijandika muri ibyo bintu bikabandiriza isura, kugira ngo base bose nyine kugira bose bambara umwambaro umwe. No uzajya kuri nyine ni gute umuntu uzajya kumukumira ayo mabanga ajye hanze, uzi neza ko nyine nawe winjiye muri icyo cyasha, ntabwo byakunda. Barimo kurwana rero n'icyo kingicyo n'amakuru yabo ko n'ayo manyanga yabo kugira ngo atajya ahagaragara bakoranye n'agatsiko, kandi byanze bikunze ayo manyanga aba ari ntabwo ushobora kuzayibona mu kintu kizima gishoboka, ntikibaho. Ayo manyanga aba ari mu imirambo, aba yaragwe mu inzirakarengane. Niyo mpamvu bavuga ati ibi bintu niramuka bigiye hanze isi yose izakota, bazabona natwe twarafatikanyije na Sekibi turi ba ruharwa. Bari gukomeza gukumira rero nta kundi kugira ngo abareba bijandike muri ibyo bintu. Reka turebe abareba bo bamaze no gufata uruhande rwa Gisekedi, reka turebe ko nabo bazijandika muri ibyo bintu, cyangwa se ko Boris Johnson nyine bazapfana n'ibinyoma byabo, cyangwa se bazagezwa n'imbere y'ubutabera kubera ibyo bintu bakomeje guhishira. Urakoze cyane. Ikiganiro kizatugiranye kuri uyu munsi, reka twongere guhera ku munsi w'ejo. Dushimira abantu bose twabanye, tubabwira ati muraba agaciro kuri twebwe. Twifuriza abantu isabato nziza, nyabona ko tibagirwa isabato ku badivantiste bajye kwitangira mu kanya gato rwose. Tunifuriza abantu weekend nziza, nyaboneka buryoshye gakeya, nubwo ko turi ku rugamba. Ikibazo cy'utuzi twamunyuza mujye mukibuka, umushyitsi naza kugusura umenye ko mugomba kwitwararika, dore abantu benshi bari kugwa mu matuwarete. Ntabwo ari uguhubuka nawe utako winjiramo umushyitsi avuyemo, oya, umushyitsi ufite ahantu ahurira n'inkotanyi, mubirinde. Nibaza no kubasura iyo tuwarete, banza nibura ureke kuyikoresha nibura nk'igihe kingana nk'amasaha 2, ubanze urebe ibijya mbere ari ibiki. Yego, urakoze cyane rero Valentin, dushimira abantu bose twabanye, reka twongere gusubira ku munsi w'ejo.